enough is enough. Ahita asiba amafoto ya Nyambo na Nyambasiba ya Titi, ibintu ubwato bukaba burarohamye. Inkuru irambuye noneho yimbitse. Banyarwandakazi, fata agasonga bugari. Mu minsi ishize nk'amezi abiri ashize twaje kubura ababesto n'agahararo bari bafite n'amafoto menshi, turababura pe. Ariko rero mu nyuma hari akantu kaje kuba, abantu bavuga ko hasohotse amafoto ya Nyambo n'amavideo ya Nyambo. Icyari kimaze iminsi cyabaye nuko Nyambo yahamagaye Titi Brown out of nowhere, nta hantu bivuye. Ahita aramubwira ati Titi, njyewe ibi bintu mbivuyemo. Titi aramubwira ati se niki? Ibi byatumye Nyambo ava mu bintu ndabizi, ariko sinabivuga kubera ntabwo ari ibintu byavugwa. Njyewe hari ibintu njya mbiga nkavuga ati byo ni njyewe dububizi cyenyine. Uretse ko harimo ko Titi ngo yajyaga atereta igikobwa cy'ikirundi kazi cyitwa Peri, murakizi iki gikurashi nkuze kuvuga ko nkunda. Fast forward twakomeje. Titi amarira bararira, Peri wasenya urugo rw'abandi, ararira. Noneho ngarutse kuri aya mafoto ya Nyambo barasohotse. Amafoto ya Nyambo asohotse, Nyambo isi mu bana ntoya, abavuga arapapa karapapa ayo mafoto sinyaze niba yariyo cyangwa atariyo, ariko ukuntu abantu bamuvuga isi yamubanye ntoya. Noneho kubera amaze iminsi yarakatiye Titi, yarakeneye inkingi yo kwegamaho. Muri iyi minsi ishize Nyambo asubirana na Titi. Titi arishima cyane. Titi sinzi ahantu y'ibyo mafaranga afata Nyambo amumanukana ku Muhazi kugira ngo bagende barya ubuzima bigarure mu rukundo rwabo n'iki. Bakwise ngo kumweru, iminsi sinyizi neza ariko ngo kari akumweru cyangwa iminsi 5 nk'iyo ngiyo. Baragaruka, bari batwaye imodoka ya Nyambo bagaruka i Kigali. Bagarutse i Kigali, banyarwandakazi, ngo bivugwa ngo Nyambo yari afite anniversary yagombaga kujyamo atandukana na Titi. Titi wowe urabyibuka? Turibuka usiga akaradio kawe mu modoka ya Nyambo. Batandukana na Titi, Nyambo agenda